Rero nanone waba uri umukene cyangwa se umukire nticyakubuza kutareba videwo cyangwa se ubashe kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga, uko waba umeze kandi kose ntiwaba utazi abakunzi ba filime cyangwa se abakunzi ba komedi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero ku mukunzi wanyu Dr Nsabi, umuhanzi n'umunyabugeni wavuyemo umunyarwenya utambaza cyangwa se utangaza benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero niba uri umuntu cyangwa se nimba uri umunyarwanda ntiwaba kuba utazi uyu Dr Nsabi. Ari naho rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu, gusa ndabanza nkwibutse gukanda membership hasi aho ngaho, ahandi twikomereze. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dr Nsabi umaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umusore wiyambarira ingofero, ikoti, karuvante n'ipantaro ndetse utibagiwe n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku munsi. Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, we yita Dr Nsabi. Yavutse mu mwaka w'1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, ubwo ndavuga abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe. Akaba ari nawe mukuru iwabo mu muryango w'iwabo, afite ababyeyi bose ubu tuvugana. Rero uyu Nsabimana cyangwa se uyu Dr Nsabi, uyu ni umwe mu bakunzi cyangwa se muri bamwe batembagiza imitima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, we yiyita Dr Nsabi. Byari bimeze ute? Byagenze ute? Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangije amashuri yisumbuye, yarangirije muri GS Muhoza i Musanze. Akaba yarize MCB, Mathematics, Chemistry and Biology, yarangije muri 2019. Uyu Dr Nsabi rero uraza kumenyaho byinshi. Ibya dogiteri, izina dogiteri ubu twumva nkaho bamwita dogiteri, wakibaza ati niyo nkomoko, byagenze ute? Gusa mbere yuko tubyinjiramo, banza ukande subscribe hasi aho ngaho, ahandi dutwike tunimanukira turyoha. Ati aho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye. Sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare, ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane cyangwa se mvuga ati ngo aya siyo mazina yanjye, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzirwa hagomba kuzamo izina ryanjye. Niho navanye Nsabi. Irya dogiteri ryo ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga. Noneho njye narayize ariko byarananiye, ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse. Nubwo byananiye mpita mfata dogiteri gutyo, noneho bihita bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryakora umutima. Ndavuga nti se hazajya hakorwa imitima nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka Dr Nsabi kugira ngo bibe byaba byiza cyane kurushaho, cyangwa se bibe byafata indi ntera mu gihe runaka cyangwa se mu gihe mbayemo icyo ari cyo cyose. Gusa uyu Dr Nsabi wamumenyaho byinshi cyane. Imyambarire ye ari mu kazi ni ikintu yatekerejeho gishobora kuba nk'ikimuranga kugira ngo binamufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Rero uyu Dr Nsabi akomeza kugenda atangaza ibintu byinshi cyane. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa anateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Wakibaza ati ni gute Dr Nsabi asohora indirimbo cyangwa se ari muri bamwe basohora indirimbo? Anyurizamo ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikindi yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi cyane.
Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya i Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi ngo yari yakumbuye mushiki we agenda atanasabye uruhushya. Ibi rero ni ibintu ajya atekereza kandi akanabitekereza buri gihe. Rero nta kindi rero nkomeza kukwibutsa gukanda membership hasi handitse subscribe kugira ngo nawe ube umwe mu badukurikirana cyangwa se mu bo twizera uri membership wacu. Nanakubwira ati ciao ciao.